Haleluya. Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Ndika Gospel TV. Nukuri turabashimira cyane ku bufatanye bwacu namwe kugira ngo dukomeze kwamamaza ubwami bw'Imana, tuvuga ijambo ry'Imana ribohora, rihindura amateka, ridukura ku rwego rumwe rikatugeza ku rundi rwego. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Niba ari ryambere ubanye natwe kuri Ndika Gospel TV, ndagusaba mu izina rya Yesu ukomeze gukanda kuri subscribe kandi usangiza abandi ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko twese tugenda dufatanya kugira ngo abandi bantu bumve ubutumwa bwiza. Impano Imana yaduhaye yo gusenga, kubwiriza, reka twese dufatanye mu kwamamaza uyu murimo mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abataramenya Yesu bamashe kumumenya mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira topic nziza ivuga ngo kubaho ubuzima bunesha Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi. Hari imbaraga zidasanzwe Imana yaduhaye muri Kristo Yesu kugira ngo tuzikoreshe tunesha Satani, tunesha abadayimoni, tunesha abarozi, tunesha imyuka mibi yose. Uyu munsi hari abantu batinya abarozi, hari abantu batinya abadayimoni, hari abantu batinya imyuka mibi, adashobora no kunyura ahantu hari umurozi cyangwa se hari ibintu by'imyuka mibi ugasanga umuntu ahorana ubwoba muri we. Reka nkubwire, hari imbaraga Imana yaduhaye muri Kristo Yesu tugomba gukoresha kugira ngo tuneshe abo badayimoni. Rero niyo topic tugiye kuganira kandi ndabizi neza ko turi bubashe guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushime Imana iduhaye amahirwe yo gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi dusaba Imana kugira ngo iduhishurire byinshi, ubundi ubuzima bwacu buve ahantu hamwe bugera ahandi hantu mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza. Urakoze ko waduhaye imbaraga muri Kristo Yesu kugira ngo tuzikoreshe dusenya, tugwanya Satani n'abadayimoni. Ndagushimiye kuri Imana igira neza. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Ndasaba Umwuka Wera duhishurire amagambo akwiriye kugira ngo abana bawe bahabwe umugisha. Duhindure kuba ibikoresho byawe. Uzoba ukoze Mwami Imana. Reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Tugiye kuba tuganira topic ivuga ngo kubaho ubuzima bunesha Satani n'abadayimoni. Reka tubanze duhere muri kino cyanditswe kiri mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 2. Haleluya. Abakolosayi igice cya 2 turasoma umurongo umwe wonyene wa 15. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Iyi ni Imana imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahenurira ku mugaragaro. Haleluya. Ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Uyu ni Kristo Yesu. Haleluya. Ngo yanyaze ubutware, yanyaze abatware, abafite ububasha, abafite ubushobozi bw'iyi si, ngo bose yabanyaze ubutware bwose. Irangije irabasunika, irabajugunya. Haleluya. Ibahenurira ku mugaragaro kubw'umusaraba wa Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Yesu yanesheje abadayimoni. Yesu yanesheje Satani. Yesu yanesheje imbaraga zose z'umwijima izakubutwara. Niyo mpamvu abantu bari muri Kristo Yesu baba bafite imbaraga zo kunesha abadayimoni, bafite imbaraga zo kunesha abarozi, bafite imbaraga zo kunesha imyuka yose y'abadayimoni. Kubera iki? Muri Kristo Yesu niho hari ubutware, kandi bikuzimu barabizi, abarozi barabizi, Satani arabizi ko izina rya Yesu rifite ubutware. Nagira ngo uyu munsi wewe unkurikiye, niba warizeye Yesu nk'Umwami n'Umukiza, witinya abarozi, witinya Satani, witinya abadayimoni. Ndibuka igihe kimwe nigeze kujya kubwiriza ahantu, twari turi Burundi mu ntara ya Kirundo, tujya kubwiriza ubutumwa mu nzu y'umupfumu. Yari umupfumu abantu bemera cyane mu Kirundo, baramwemeraga abantu bagaturuka hirya no hino, bavuye za Uganda, bavuye za Tanzania, bavuye ngo baje kwivuza kuri uwo mupfumu. Ariko tujya mu nzu iwe tumwereka ko imbaraga ze nta butware zifite imbere y'izina ry'Umwami Yesu.
twaramubwirije ubutumwa bwiza, abantu bari aho ngaho barakizwa, aratwirukana, ariko twamaze kumwereka ko ibyo akora bidafite ubutwari imbere y'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twagiyeho nta bwoba, kuko twari twiringiye imbaraga ziri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira nkubwire mwene data, Yesu afite ubutwari, Yesu afite imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Rero ntiwongere gutinya, ntiwongere kugira ubwoba, kuko izina rya Yesu rifite ubutwari. Ukwiriye kubaho mu buzima bwawe udatinya abadayimoni, udatinya abarozi. Uzi ko hari umukristo wakijijwe ashobora gutura ahantu akumva ngo hari umurozi, agahunga akimuka muri kariti. Ntabwo wowe ukwiriye guhunga abarozi, abarozi nibo bakwiriye kuguhunga. Ntabwo ukwiriye guhunga abadayimoni nibo bakwiriye kuguhunga, kuko muri wowe ufite izina ry'umwami Yesu Kristo, kandi iryo zina ni izina ry'ubutwari. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo iryo zina niryo tuzimisha imyambi yose y'umwanzi Satani. Ukwiriye kwizera ko Imana yasize ubutware budasanzwe mu buzima bwawe. Ntabwo ukwiriye gutega ubwoba n'abadayimoni, ntabwo ukwiriye gutega ubwoba na Satani, kuko izina rya Yesu riri muri wowe rifite ubutware bukomeye cyane. Yohana igice cya mbere umurongo wa Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 4. Reka twumve uko atubwira. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 4. Bibiliya ivuga ngo bana bato murabi Imana, ngo kandi babandi mwarabanesheje, ngo kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Babandi mwarabanesheje, abadayimoni, abarozi, imyuka mibi twarabanesheje, kuko uri muri twe aruta uri mu bisi. Yesu ari muri wowe, afite ububasha, afite imbaraga ziruta z'abantu bose bari mu isi, z'imyuka mibi yose, y'abasataniste yose. Yesu muri wowe arakomeye. Nagira ngo ubyizere, ubihagarare mu bikomeremo. Haleluya. Ntabwo uzongera gutinya abarozi, ntabwo uzongera gutinya abadayimoni, kuko imbaraga z'Imana, imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye, zikorera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukora ibyaha nuwa Satani, kuko uherembere na mbere Satani akora ibyaha. Umva, ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Icyatumye Yesu ayishurirwa mu buzima bwacu nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Satani nta bubasha gifite mu buzima bwawe, abadayimoni nta bubasha gifite mu buzima bwawe. Kire kubahaye uburenganzira bwo gukora muri wewe. Ariko igihe cyose uhagaze mu mbaraga z'izina rya Yesu Kristo, uratsinda abarozi, uratsinda abadayimoni, uratsinda imyuka mibi. Icyamuka byizera, kizera imbaraga za Kristo, kizera imbaraga z'Imana zikorera muri wewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Izera imbaraga z'Imana, izera imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Umva ukuntu Yakobo yabivuze mu gice cya 4 umurongo wa 7. Icyamukizera imbaraga z'Imana, ubundi ugahagarara ukanesha Satani n'abadayimoni, ugatsinda imyuka mibi mu izina rya Yesu. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Bibiliya ivuga ngo nuko rero mugandukira Imana. Haleluya. Ariko mugwanye Satani nawe azabahunga. Gandukira Imana, wumvira Imana, kora ibyo Imana igusaba, ubundi ugwanye Satani nawe azaguhunga, kuko Satani arabizi neza abantu bafite Imana muri bo, abantu biringiye Imana, abantu bakurikiye Imana, Satani agomba kubahungwa uko bigenda kose. Izera imbaraga z'Imana ziri muri wewe, izera imbaraga z'Imana. Ntihongere gutinya abadayimoni, ntihongere gutinya abarozi, ntihongere gutinya Satani. Nabigeragezo biza ku buzima bwawe udafite ububasha bwo kubitsinda. Ibigeragezo biraza, intambara ziraza, ariko muri twebwe dufite imbaraga zo kubinesha. Kireka tubyemere ko bidutsinda. Ubihaye uburenganzira, ibyaha byagutsinda. Wemereye Satani ko akora muri yo, nukura arabikora, aragutwara mu byaha. Ariko uhagaze ugashika mugakomera, uramutsinda kandi ukamunesha mu izina rya Yesu. Rero baho ubuzima bwo kunesha Satani, baho ubuzima bwo kunesha abadayimoni, baho ubuzima bwo kwiringira imbaraga z'Imana zikorera muri wewe. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze muri Zaburi 119. Haleluya, haleluya. Zaburi 119. Imana ishimwe cyane. Tugomba kunesha Satani. Zaburi 119 umurongo wa 9. Yesu ashimwe cyane. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Tugomba kunesha Satani, tugomba kunesha Satani uko biri kose. Umurongo
wa 11 biravuga ngo Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Niba ushaka kunesha Satani n'abadayimoni, niba udashaka kongera kugwa mu byaha, niba udashaka kongera gutsindwa n'abarozi, niba udashaka kongera gutsindwa n'abadayimoni, ibikeho ijambo ry'Imana. Ibikeho ijambo ry'Imana rizaguhishurira uburyo ugomba guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwira ngo Imana twebwe abana bayo yaduhinduye kuba imbeya z'umuriro. Imana yaduhinduye kuba umuriro. Igihe wizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wacitse umwana w'Imana. Imana iguha imbaraga zo gutsinda, zo kunesha. Hagarara ushikame ukomere mu by'Imana yakugize muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Dukomere muri Yesu, dutsinde, tuneshe. Haleluya. Kuko na Yesu yaratsinze, yaranesheje, natwe tugomba gutsinda, tugomba kunesha mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ndagushimiye ko waduha imbaraga muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndasengeye umuntu wese uri kunyumva nona umuhishurira imbaraga ziri mu izina ryawe, ahaguruke azikoreshe. Ntiyongere gutinya abarozi, ntiyongere gutinya abadayimoni, ntiyongere gutinya imyuka mibi, ahubwo ahangane nayo kuko intsinzi iri muri Kristo Yesu niyo waduhaye. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana dukomeje utwambitse imbaraga kugira ngo tuneshe uburiganya bwa Satani. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro gikomeze kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha bene data, Imana ibagirire neza. Guhera uyu munsi tangire gusenya ibicaniro by'abarozi, usenya imbaraga zose zikuzimu. Guhera uyu munsi ntihongere gutinya umwanzi kuko intsinzi urayifite muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndagusengera muri uyu mwanya Imana ikwambika imbaraga, ukomere, ntihongere gutinya, ahubwo ushikame kuko Imana yakugiriye neza muri Kristo Yesu. Yesu abaha umugisha. Ndabasaba kugira ngo musangize abandi iri jambo ry'Imana nabo bahabwa umugisha. Yesu abagirire neza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.